Murakaza neza mu kiganiro cyitwa ibyo tutabwiwe. Iyi ni gahunda igaragaza ibintu byinshi cyane tutigeze twigishwa, ariko bigira uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Uyu munsi turavuga ku kintu gikomeye gifite imbaraga nyinshi kuruta ibindi bintu, ariko tutajya twitaho. Icyo nta kindi ni ubunebwe. Ese ni iki gishobora gutuma umuntu yicara akumva nta mbaraga, nta motivasiyo, nta n'impamvu yo gukora afite? Ni iki gituma umukobwa cyangwa umuhungu w'umuhanga ashobora kumara icyumweru ataragira ikintu kimwe akora? Ubyumve neza witonze, kuko ibintu tugiye kuganira hano nta muntu wundi wigeze abikwigisha. Ubunebwe si ukuryama gusa, ahubwo ni ubwonko buba bwaramenyereye guhitamo inzira yoroshye. Ubwonko bwacu bwubatswe ku buryo waba ushaka kwirinda stress, imihangayiko cyangwa ibindi bintu byose bibusaba gukora cyane. Iyo ushaka gukora ikintu kigoye, urugero nko kwiga amasaha menshi, gutangira business, gukora siporo n'ibindi bintu nk'ibyo, ubwonko bwawe buhita bugusaba gufata pause, bugahitamo kwirebera TikTok cyangwa kujya kuri YouTube cyangwa kumara igihe kinini no kuganira n'inshuti zawe, mbega ibintu bitagufitiye akamaro. Abashakashatsi bo muri University ya Harvard bavuze ko ubunebwe bushingiye ku mikorere y'uduce dutatu tw'ubwonko. Akambere kitwa prefrontal cortex. Aka gace niko gashinzwe gufata imyanzuro cyangwa ibyemezo. Agace ka kabiri ni amygdala. Aka gace ko gashinzwe ubwoba. Agace ka gatatu ni nucleus accumbens, ko gashaka ibyishimo byihuse. Ibi bice bitatu iyo biri mu mutuzo bituma umuntu abura discipline. Ubunebwe si ikosa ryawe. Hari impamvu nyinshi zijyanye n'uko wabayeho zishobora kuba zituma ugira ubunebwe bwinshi cyane. Icya mbere ni gukurira mu muryango udaha agaciro akazi. Ikindi, kwigishwa gukorera ibihembo aho gukunda ibyo ukora. Kugira ibikomere mu mutwe nka stress, depression cyangwa kwiyanga. Kureba abandi ukibwira ko bafite byinshi kukurusha. Ibyo bintu bishobora gutuma ubunebwe bwawe buzamuka, ukumva nta mpamvu ufite yo gukora. Abenshi mu rubyiruko bagira ubunebwe ariko ntibabimenye, kubera ko batigeze babwirwa ko mu biro utari gukora hari byinshi byangirika ku bwonko. Nka dopamine. Dopamine ni umusemburo uvuburwa w'ibyishimo mu mubiri. Ubunebwe ni nk'umurozi buba bugenda bujya mu maraso gahoro gahoro, buhereye ku munsi umwe w'ikiruhuko. Wa munsi umwe w'ikiruhuko ubunebwe bukaza, uwa kabiri ugashidwa bibaye icyumweru, ejo bikaba ukwezi, ugasanga bigutwaye inzozi zawe, intego ndetse n'icyizere, kugeza aho umuntu utagishoboye kwiyemeza gukora ikintu ukeneye. Ni nk'umuyaga uhora usunika ubwato bwawe urimo, ariko ukabujyana aho udashaka wowe, ugahinduka umunyamahanga nyamara uri mu gihugu cyawe. Ibyo rero bituma nta kintu na kimwe icyo ari cyo cyose uba wumva ushobora kuba wakora ukirangize, ariko ntuzigere wibwira ko ubunebwe butavurwa. Dore ngibi ibintu bitanu ubushakashatsi bwagaragaje bishobora kugufasha. Icya mbere ni ugukora ibintu bito buri munsi. Kugira intsinzi ntoya bituma ubwonko motivasiyo yabwo yiyongera. Urugero nko kwandika ibintu bitatu wakora ku munsi mu gitondo ubyutse, ibyo bintu ukaza kubikora bya nyabyo, bituma hari ukuntu ubwonko bwawe bugira motivasiyo. Icya kabiri ni ukoga amazi akonje, cold shower. Ibi bituma dopamine izamuka hejuru cyane kurenza niyo uri kureba za TikTok. Uburyo bwa gatatu wakoresha ni Pomodoro method. Iyi ni metode ukoresha aho ufata iminota 25 nta kindi kintu kimwe uhugiyeho, ugahugira ku kintu kimwe, yamara gushira nyuma y'iminota yamara gushira mu minota 5 ugahita ufata akaruhuko, ubundi ukongera. Mbega ni ugufata igihe ariko nta kindi kintu kimwe kikurangaje. Iminota 25 wenda niba ari ugusoma igitabo cyangwa kwiga ukabikora, hanyuma yashira ugafata iminota 5 y'ikiruhuko. Ikintu cya kane wakora ni ukwiga gutandukanya mood na mind, kumva ko nubwo utabishaka ariko ugomba kubikora kuko bifite umumaro. Ikindi kintu cya gatanu wakora ni indyo ndetse no gukora siporo. Ubwonko bukenera imbaraga ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane mu mubiri, ni ukuvuga ko ugomba kwita ku mirire yawe.
nkubwire ukuri, nta muntu uzaguhatira gukanguka, nta muntu uzagukura mu buriri ngo utangire kwandika igitabo cyawe, ngo utangire gukora business cyangwa kubaka inzozi zawe. Buri wese azaba ari kwikorera ibintu bye. Hari n'abantu rwose bamaze kujya ku bintu byinshi, ariko wowe urakibwira ngo ufite time. Ejo bundi ushobora kuba ubona aka kanya ufite imyaka 20 cyangwa 17 cyangwa 18, ejo ugasanga ufite 30 cyangwa 25, ariko nta kintu na kimwe cyahindutse mu buzima bwawe. Abenshi bicuza igihe batakaje, ntabwo bicuza ibyo bakoze, ahubwo bicuza ibyo baretse gukora. Rero ntabwo uri umuntu udashoboye, ahubwo wari ukeneye kumenya ko ufite imbaraga zikurimo muri wowe mo imbere, ariko ubwonko bwawe bwo ntabwo ariko bubyumva, ko wabwiye ushaka kwirinda stress n'ibindi bintu byagusaba gukora cyane. Rero mbega uba umeze nk'aho uri kurwana nawe ubwawe. Rero kuva uyu munsi tangira buhoro buhoro, ariko ntuzongere guhagarara. Ibi ni ibyo tutabwiwe. Gusa niba wumva ikiganiro kigufashije kikagukora ku mutima, fata icyemezo kimwe uyu munsi utangire, ndetse fata icyemezo cyo kudatinda, ndetse icyemezo cyo kubaho. Niba iyi video ikunyuze, kanda subscribe, tujye dukomeza tubane mu zindi video nk'izi, ukande like na comment, utubwire uko uri kwiyumva nyuma yo kumva iki kiganiro, ndetse unagisharinge ku bandi bantu benshi kugira ngo ubashe kubona ubu butumwa.